Jackson knew. He fucked up. Ntago tuyitoranye ninjye uri mu biki wo ngubu inote ni yanjye bose ni uyawe ntago ari njye uyitoraguye inote ni yifashe ibyo ntago byabyemera turayigabana zankwereke nakwigabana guhari umvi ukuntu bimeze inote turayigabana kuko turayibonera icyarimwe nta mpamvu aho kugira ngo dukomeze duteranye amagambo nkawe urumva reka nze ngiye nkubwire reka nze nkwereke nge nta mpamvu yo kuvuga ngo ngera mu rugi nyinisha uraba kunkubise ndakwishe rero ndakwishe umuswera aranyishe Calabash Assassination Isopro abantu bari gupikira hanze parike ndege bari gupfa uko bimeze ni ukuvuga ngo iyi note ntabwo tuyigabana igipfunsi umubise urakibonye uretse ubundi muri gupiki ako se wowe ibi ni urataka kumbwira ikintu turi gupfa njye iyi note ninjye witoragura ahangaha ariko se uratoragura inote ntabwo tuyitoreye icyarimwe dusobanuriwe nkaho aya mafaranga murayatoraguye turatoraguye mureke mbere kubuye nuse urashaka kwitorera aya mafaranga mureke mbere kanze mukanya. It was at this moment Jackson knew. Nta kibazo bikora. He fucked up. Umva umbwire rero ari amafaranga kandi turayagabana ijana ku ijana turayagabana nta kibazo none nta kintu ugo kuvuga ati ngo turayagabana banza yatwaye mwana aratwaye mwana yapiriye mana we yajyana abajyanye jewe teuje ndayajyanye pe bibiri tenda yajyanye ubugese umva wa hafi niwe gese nyanga nambuke n'umupaka ubu ndayajyanye yatsindi nayanje najyanye yayajyanye ya beg ibibazo beg kandi wo biteye niho biteye n'igipfutsi wankubise ega nawe yarashonje naga umuntu umeze kuri yayagabura kuko amafaranga akundi nyine kanze muvuga ati nubundi ngiye nifite senga isanga No.